ikibazo ni wowe ibyo ari wowe uzafite umwanzuro ukagenda ubona ari wowe mupfa yenda izi ngizi zaragenda sinanguye kuburana ese reka mubaze urumva ayo magambo uzayanditse imbere ya mwana nuko nari mpuriye hano na manzi angejeje ko gato ndabona ko bisa naho bwije bikozayo shaki Era o que eu fui. merci Responder isso ali, cara, já lhe foi. reka nanjye mbwira ngo urakoze Não, uma coisa. kera hashize igihe kinini cyane uri kunseka kubera kuri buri kimwe cyose unkoreye ntacyo mfite cyo kuvuga gusa urakoze wagusaba ikintu kimwe watinamira Você me tira a prima. Coco. Na hora passa com um ano. ibi bintu biramutse bari kenshi byakubangamira Ariko ngiye ndakubaza ngo wankunda byanyanze. gukunda byo byarangiye Ese bifite iherezo? ndakunze Ese bifite iherezo? kuko ni nta herezo Nawe nta herezo baza. I love you Ufite ikibazo. kizi gite Ibintu ariko naramuka bimenye ibintu tubona turakuze ese ubu njye uzayavurwamo cyane iteganya kubibabwira reka rero turakore nk'abantu bakuze ntugire ikibazo na kimwe ikindi guhera uyu munsi hazagira ikindi kintu cyongera kugushengura umutima wawe ugiye guhingara inkingira. vuga ngo wabaye ingabo igukingira wabaye ingabo inkingira ubu ndi ingabo igukingira Nawe washimiye nanjye nagushimiye kandi bivuye ku mutima.
hari akantu gato naguteganyije. Why? Nk'ikiganza cyawe. ntabwo mbishaka. Please, mbabarira ibi ngibi mbikoze ninjye ubikoze, hari ibyo wansabye? Byagaragara nkaho ndi No, hari icyo wansabye? Hari icyo wansabye? Akira, nakubwiye ngo ikizashoboka cyose nzagikora ku bwawe. Ikindi kibazo waba ufite ko byanze kwitura hano. Ngende umva we. No, Umutima wanjye it's fine. bisa nkaho byaba ari ukwigurisha kandi Ntabwo ari ukwigurisha. njyewe Naje kandi nabiteguye kandi ngo babyemere. Byashoboka ko ejo twahura urisanga hari n'ahandi twahurira na ushaka kujya nawe mu rugo nta kibazo. okay. Icyo nzi cyo ni uko ugomba guhindura ubuzima, ugahindura imibereho, ugahindura uburyo ubayeho kubera ko uri kumwe n'umuntu ufite umutima ukunda. Okay, reka ngende. Gusa umutuzo nk'uyu aha ngaha ndawugendaho iminsi nk'ibiri kuko aho ngiye ndabizi ngiye mu ngo ngiye mu rusabwa rugashira. Ndumva ntagenda. Okay. Ntabwo ngo yerekeza rero. Okay, ntacyo urakoze. Umunsi mwiza. Nawe. Habaye mwiza w'umukobwa ariko utakiboneka muri iyi minsi, wibagiwe ko uri umuyobozi w'ikibina cyacu, twarakubuze pe. Azi nibwire ko umukobwa wiza ufite n'ahanjye nk'umwihoreye. Ni ibisanzwe, ubwiza bwe ni ibisanzwe se, ntuzi ko tugomba kwifata neza igihe cyose. Kibina mwarambuze, ariko nizere ko sekretari ari kumukora neza. Ariko niba urabyumva aho utari ntabwo biba bigenda neza kuko uba ugomba kuba hari umuyobozi wacu w'ikibina. Sha muri iyi minsi rero urumva ashaka kuba ngenda agize igihe kibazo se. Ibyo tube tubyihoreye ahubwo mbwira gusa neza Mana yanjye we usigaye uheba wowe. Udaheba se, uraheba nyine muri iyi Kigali. Ubwiza bwo ni ibisanzwe, ugomba kuba mwiza ugasa neza ukagaragara neza nyine kugira ngo ube umudamu wiyubashye. Abadamu barakibasha naho ubundi bwo kuba ntameze neza simeze neza, ariko nizere ko mu Kibina nta kibazo cyabaye ngo nubwo ntahari. Oya, nta kibazo cyahabaye, gusa twagize ikibazo dutekereza icyo waba warabaye se. Umuyobozi wacu yabaye iki? Ese ubundi mu by'ukuri wabaye iki? Aho ni waba wararwaye? Ari niba uri burwaye nibura ntacyo kwa muganga bakambwira. Nagenda nkaganiriza n'umuganga nubwo bapima bakabura uburwayi, hari ukuntu abaganga biranje bakagira uko bagira uburwayi, ako ntawe uhera uburwayi. Ubu si gutanga
ubwo biranyobeye nyine mba mbuze icyo ndenzaho biranyobeye mbese kirabo manzi urakubahemba naravuze nti abifate televiziyo imwe tuyishyire mu cyumba cy'uriya muhungu usanga bari kunsakuriza hano muri salo bose bakorakoraniye mu cyumba hari filime baharaye muri munsi bari kureba ako inshuti yanjye reka muganiriza sibyo kandi inshuti yanjye neza uzajya ubona mu kimwe n'abambuze ugira uko ubigenza sekreteri ibyo cyumubwira ababazi byo gutondera babazwa amafaranga y'amafaranga ariko muri iyi minsi inshuti yanjye mfite ikibazo kitanyoroheye kandi nkiteye ntazi aho gituruka ntazi uburyo kizakemuka urabisohoka ku rugo nawe urabizi nyine ntabwo biba byoroshye ndabizi ariko utabyumva nabo umugabo wanjye nta kibazo kindi dufitanye ikibazo ni njyewe mari uri inshuti yanjye urabizi ndumva waba ukambwira ikibazo ufite nanjye nkareba ko hari icyo nagufasha nk'inshuti yawe yizera inshuti yanjye sinzi ko hari icyo wamfasha urabona nyine iby'umugore n'umugabo nawe urabizi turagira mu buriri n'umugabo yambwira ati hindukira numva ibyo bintu narabizinutswe ntabyo nshaka ntabwo atagira arangoraguza umugabo wanjye aba yahashye umugabo wanjye ngo yankoreye buri kimwe aba yambwiye neza ariko byaranze noneho niyo nkoze kuko numva ntakerekwa nankora kandi nanjye nashaka impamvu nkayibura noneho yakumva yambajije impamvu akumva ntayihari umuriro uraka ni ikibazo mu bana bangana gutya umuriro uraka icyo kibazo nifitiye numva naba ngiye nyine sinshaka kugera mu bantu umugabo wanjye arababaye ndababaye numva bikabije birababaje pe ese ujya numva kuri radiyo bajya babivugaho nta kuntu twazajya no kwa muganga bakakurebera ko nta kibazo waba ufite kuri radiyo warabyumvise bivuga ko ibyo bintu bibaho ndumva ibyo bintu narabyumvishe ko unazi no ku mugabo nta kibazo bafitanye no mu buzima busanzwe bitabibaho ukumva ntushaka umugabo wakumva ntukimukeneye rwose kubera ko nkuze se kubera iki nabyo byanashoboka reka iyo abantu tugenda tugera buriya mu myaka y'izabukuru hari n'igihe tugira ubwo burwayi si bose ariko hari bakeya bajya bagira ubwo burwayi bakazamuka abagabo babo ngaho ndebera marita nakandagiye no kwa muganga noneho nkagira ibyago ngasangamo umuganga w'umugabo ngatangira ngo nkicara akazana igipimo agakubita mu kwaha nkagira agasanga nta muriro mfite ati umubyeyi urababara ute nkavuga ngo epfiyo reka nkubwire ndumva ntabishobora ibaze kubwira umuganga ngo nazinitswe imibonano mpuzabitsina n'umugabo wanjye ubwo sinsanzemo umugabo bakugira inama wenda bizizana ntawame reka mbe ntuje bizizana kandi reka nawe arakuze sinzi impamvu aba abishaka buri kanya kandi akuze indi myaka ngira we ntayafite se ni cyaba ari ikihe kibazo usuko nyine ntacyo nzi se ariko ntabwo waba warongeye gutekereza tekereza iki wa mwese wavuze ngo ntongera gutekereza Imana ishobora byose nk'ibyo bintu mubitekereje uti turi gushaka impamvu mbabarira we kwirirwa unabirambura ibyo bintu nabivuga kuko n'imibu itembera muri iyi nzu irumva n'ibi bikuta birumva n'amarido arumva n'intebe wicayeho irumva
mbabarira iryo jambo sinshaka kuzongera kurigarura ry'uriya muntu. Mbabarira riguhere mu nda. Ndakarira. Nta twashakaga umuti w'ikibazo. Nzawishakira ku giti cyanjye. Mbabarira iryo jambo ntuzongere kurigarura ry'uriya muntu. Asani we nywa fanta. None ntabwo ngufashe iki ko uri inshuti Inywera ubufasha nzabwishakira by'inywera. Marita. Ibaze ko ibyo bintu. Kamera kuko karimo hariya bikomeye. Wumve wowe. Basubira mu bisi. Kamanze ndakora uko byitwa. Kimina koko umva mfite ikimina kinyishyura najya nishyura nafashe koko Sambwira neza uzi uri kuma amakuru none nawe ukuntu umeze uteye n'ubuti. mbese uragira ngo nkore ikimina nakubwiye ngo mfite ikimina cyane kima amakashi ariko njye najya nishyura uragira ngo nguhe umugabo wanjye Rwema ariko noneho abakobwa nabo Rwema basigaye ari ikimina cyanjye kinyishyurira ntishyura Rwema Marita. nawe Marita Rwema mutwe Marita sibe n'ibiki Ndabwira. Rwema Marita. Ariko urahangara. Uriya mugore byonyine ngiye no kumureba ndakira. wowe nyine umunyabwoba ngese yahoraho iki None urahangara fasha umugabo w'abandi. sure hari uwo namukuye se mu nzu ye ndamuza umugabo w'abandi Ushirika isoni. ego komanda ntacyo buntu nkubwiye umva genda wiyarurire utunyama nyine wirinde ibyo bya Marita ni akazi ngo yigize ngo hajye ngo ni umugore utavugirwamo Bakoza. Sebita koza. ariko uko yakora uko ariko kose nanjye ntabwo narekura babuze amafaranga turaya Ibyo ni ibyawe kajya kwirira inyama mureke. genda wirire Hari n'ikindi cyese. Agafiriti karahari. byose nari maze gutera Sawa. umaze nandikire inshuti z'aka mesaje Sawa. Harya amasahani ari. harimo hari
ese ute ko nakuze James nagize akazi kenshi bana akazi kenshi ku buryo tumara igihe kingana n'icyo tutabonana kandi tumara igihe twabaga turi kumwe. hari igihe bibaho ariko nagize akazi kenshi muri iyi minsi ibyo that's serious gusa ariko nanone none se mu rugo bitewe noneho bisigaye bimeze neza amakuru so ngomoreni neza ndahira ndambwira ko byaje gucamo warangiza ukagenda ugakwama ntunambwire ukigira mu byawe gusa ukajya muri jugumira tume n'amakuru rero ngambwira ko James kiukweli waramporeye ariko ngo waramporeye kizi ko uno mu bose yari yano turatangiye kwigira shwi uvuga ngo uriya mugore ngo yakunyuza n'ijisho reka hariya hepfo nta kapu haba hariya hepfo umuntu wese aragirwanaho ariko bimeze neza nacyo ebana sava ariko James hari ahantu kugira ngo umuntu azajye kugerayo kunyura umuntu aba atamenyereye kanyura hariya mbese kujya kuzenguruka kugira ngo ariko ntacyo umugambi wawugezeho gusa nanone wugira inama ukagenda ukazamera nka ba bagabo nyine bagenda bagakwama bakagira inyungu zabo ugomba kugenda ugakemura ikibazo cyawe ko wari ufite kiri mu rugo n'ubundi cyumvikana wese yakirwanaho ariko inshingano z'urugo no kumenya urugo no kwita ku rugo rwawe ugomba kubyitaho ukabiha agaciro kuko nyine ushobora kuzashiduka hariya hepfo bibaye mahwi bashirwa n'ubwoko bw'urugo umuntu agaherayo hari benshi bagenda gutyo bagaherayo pe hakugira nk'umuntu w'inshuti yawe ntabwo ari kwitera James kandi ikindi cya kiganiro nacyo kitwara neza arayitwara neza kuko na mbere y'uko apfakara yari yubatse neza abanye umugabo neza none bibaze umuntu umaze umwaka ukabona nta bundi busore bw'uri kandi nawe ugiye guhora yavuze ko wamaze kubaka nta buryo bwo gutu telefone yitangwa buri kanya utume site twabuze ariko nibwo namuhura mu mwanya agakemura ikibazo cyawe neza ufatira hariya James sinabura gushimira kuko waramporeye ngira gusara ikindi inama nziza ntabwo nzagutekereza nzagutengura kabe na erega n'ikibazo abagabo n'abagabo baba bakwiye gutanga inama nzima cyane ko nyine buriya cyane ko ufite n'ikibazo kandi kirumvikana aho kugira ngo usenye wakora buriya buryo kandi ugakomeza ukubaka n'umuryango ukakubona abana bakakubona ugatanga ibyishimo mu muryango n'ikiriya kibazo cy'uri ukagikemura reka buriya nabo afite icyo umumariye none se we ibyo umukorera we yabyikorera habona kuzagura akantu rero ahubwo akantu ntabwo uzasaba ubwo n'abandi cyane ukuganjyana ahantu rwose ukamva tukayisoma mpaka tukaritsindagira tukagera mu gitondo n'amuntu w'inkuru hafi aho ngaho safi kabisa ewana reka ninza guhuguka ebana ndabona mwakwipanga neza nta kibazo nanjye ahantu nyarukiye gatoya wenda nimba yo utaza kuvugisha numve ko wamaze guhuguka yes okay ebana good day sawa asante sana karibu turi kumwe kabisa ese uraba watashye ryari iyo munsi reka abakobwa muranashoboye umva njye ibigeragezo sinjya bigendera murabizi papa yabica namumenyereje gutaha ntabwo iyo muco nayimba hose none se nko kubera wa mujeri wawe mbabarira ntumbwire uretse gato gaje bakoresha ni sawa ariko telefone kaburi kanya kuri telefone
kuvanye inkono ku ziko kuri telefone uri mu iki kuri telefone? ese papa uri kugukungana n'icyaha kiyo umbwira ko ntazi icyo gukoresha telefone. Oya, ibi bintu birakabije. Uko uhishije uvanye inkono ku ziko ngo telefone ntirambika hasi, umuntu yaguhamagara ugasanga uri mu matelefone, ariko ibyo urimo kuri telefone ni ibiki? Ni ibisanzwe papa, bavugana n'inshuti zanjye birawo nyine nisi ko mba ndi njyenyine ugira ngo irunguru inyice koko. Oya, umva nkubwira wa mukobwa, hano byumve neza, ibi bintu byawe byo kuri telefone n'abasore n'insoresore, oya bihagarike, ntabwo bishaka. Uracyari muto, hari ibintu utarageraho, ibintu byawe byo by'abasore. Papa ndacyari muto. Oya, Inkumi ingana nawe. ntabwo byumva rwose. Mbese papa, Nta nubwo binyubaka. ntabwo ngiye nabona igisigo bicuka kuri telefone badukora inshuti zanjye twiganya abakobwa tungana urabizi bashatse nanjye nditegura mu minsi iri imbere ndetse urambuza kuvugira kuri telefone. Ariko ndamubwira ikintu kimwe, urabona n'umwana ku buryo njijisha rero ako kagera inkuru umaze iminsi numva z'uriya musore ngo ni Manzi. None se Manzi aje gute muri ibi biganiro twari turimo? Oya winjijisha, nzi neza yuko amakuru ye afite. Manzi se uramuzi? Harya wambwiye ngo umaze gukura? Papa ndakuze bihagije, Reka ngo- abo tungana ababyaye kabiri. Okay, ntacyo. Ariko wakunda wagira uguti umusore bita Manzi maze iminsi numva ko mukururana, ibyo simbishaka. Kandi ubyumve neza wa mukobwa we, niba wumva uri umwe mu bana banjye dukwiriye kubana. Papa umeze neza. Wabyumvishije, uriya musore witwa Manzi. Ariko papa please rekera aho ngaho rwose, sibyo urabizi ndakuba, ariko nawe wishaka kunyishira cyane. Ndi umwana, ntabwo ngiye nkiri umwana. Ese rekeraho. Nakubwiye ngo sinzi niba urimo kunyumva, niba wumva uri umwana wanjye ukeneye ko tubana amahoro muri uyu muryango, rekana n'uriya musore witwa Manzi. Papa nanjye nyumva please. Papa nyumva. Tega amatwi unyumve. Urumva? Manzi, uriho kwa Rwema. Uriya muryango urabizi ko jyanjye nawo. Ese Manzi ubundi umuzi gute? Papa ngenda kuze ntabwo nkiri umwana. Nakubwiye ngo kweri cyo wumva wanyobora mu nkundo wivaga mu nkundo zabana oya. nakubwiye ngo tega amatwi unyumve. Uriya musore simushaka. Uzi ko ntajya imbizi n'uriya muryango wo kwa Rwema. Papa urabizi ndakuba, ariko hano ho wirengera. Papa wirengera ndakwinze. Ibyo navuze nabivuze wabyumvishije. Niba koko wumva wakuze, urumva uri umukobwa umaze kwiyumva yumva ukeneye umusore mwakundana, sibyo? Wumva wamaze kwiyumva yumva, ndabona rwose. Niwe wambwira ibyo bintu papa? Ntabwo ubona ko nkuzi? Tega amatwi. Kubera iki Manzi kubera iki? Shakira ahandi, uriya musore simushaka. Yagutwaye iki se Manzi? Papa oya, ibintu byo kwivanga mu nkundo z'abana turi muri vision, ibyo bintu byo muri 70. Babarira. Ni ibyo kuri generation. Sinterana nawe amagambo. Ceceka kandi, sinterana nawe amagambo. Namaze kuvuga ngo uriya musore simukeneye mu buzima bwawe. Cyane cyane kuri uwo muryango nta kintu ngiye mpanga nawe. None se kuba nta sinzongera kumva ibyo birandeba ndabavika. Kandi uwo mukobwa ni wumva. Yumva uwo mukobwa. Papa umva ndakubaha nanjye urabizi papa ndagukunda, ariko mbabarira iby'urukundo rwanjye byihorera. Umukwe nzakuza ni wowe wese uzamuka. Winyerereza ahubwo. Namaze kuvuga ndakubwiye ngo Manzi asohoke mu buzima bwawe. Kandi sinongera kumva zira nkuru. Yuko mushorera nangu imigoroba yose sijye ku matelefone Manzi aho nkase ngo umukobwa wawe na Ese kubera iki Manzi? Narangije kandi. Wanyumvishe? Mana yanjye. Narangije. Papa ntago ari wowe nsanzwe nzi pe. Barampinduriye. Sawa. Niba utabyumvishije ukaba udashaka gushyira mu bikorwa ibyo nkubwira, akanya nawe karaza gushoboka. Ariko se papa, ubu kuko mpangane nawe najya guhangana n'umubyeyi. Sinahangana nawe. None se ariko navuze kandi ibyo navuze wabyumvishije. Papa. Tesi. Ni wowe. Rekeraho sinshaka kurikiza amagambo. Ibyo nakubwiye wabyumvishije. Baso. Ntabwo nakwizera ibi bintu. Why Manzi? Kubera iki Manzi?